Evu nani urugo mu mwaka umwe wese wasubiye ku mugore akoze uko nigeze guteta cya Nyabitanga ntabwo ngiye hari ahantu nagiye kubivuga nahagurutse ngo ngende ngiye kubivuga ahantu nasanze uvuga ati ukaryamana n'inshuti zanjye ahunga nari ndi ku ishuri bwari ubuzima nyine z'aba boyfriend bo ku ishuri navuye ku ishuri nibwo nahise mpura n'uramutipe ndakunda kugera igihe ntagikunda Slim Jesus tangiye gukonja hatangiye gukonja mainly it's closer to where ni hafi cyane yahonye hatangiye ka kazuba karimo akabe wamaze imyaka ingahe ubwo ni 2 cyangwa 3 hano meni no maze nk'amezi ane uvuye i Kigali no i Kigali naje mu 2024 mu kwa gatatu so uhamaze nukuvuga ko muri main uhamaze nta mwaka wari bwahamare uvuye i Kigali nta mwaka wari bwahamare main ya ariko siho nahereye natuye Michigan natuye no muri Tennessee ariko muri United States nuramara mu mwaka nzuzuza imyaka 2 baje mu kwa gatatu kwa mwana imyaka 2 mu myaka 2 rero mukoremo aka kavuyo kose niko aka kavuyo kose mugakoze muri iyi myaka 2 mu mwaka wo niko ayo menya ari wowe utihangana Kusira abagore bihanganira imyaka 20 wowe utwaka 2 reka no murede ari umuntu wambwiye uno murede ni hari haranani ni kuri kw'Imana ya reka nkubwiye shaka umugabo wawe musubirane yego shaka umugabo wawe musubirane ufite imyaka ingahe koze niba mungana muri urugero rumwe na cya Nyabitanga nukuze cyane koze kwa Nyabitanga ruzi nukuze cyane shaka umugabo wawe musubirane neze mushake wamugutuma si mushakira umunzani uri serious nje namushaka no ubaye uri serious jewe ahangaha nava hano namushaka kandi nje niyananira no twese tumenyereye ubuzima tubayemo kutararagira 1 year no buri wese nyine ahari simbiza ariko iby'Imana sinjya mbigira reka never say never Evu nani urugo mu mwaka umwe ntago ari umwaka twabanye kuva 2020 dufitanye umubebe mwabanye kuva 2020 aho kuko mwabukoze ryari twagiye mu murenge 2022 nza 2024 so nukuvuga ko mwanye imyaka nk'itatu ya uwa kane nyine niwo twari tuje kubana okay ariko like yabaga hano wowe ubiriye so nukuvuga kubana guca mubana under the same roof under the same house n'umwaka umwe yabasubira ku mugabo wazi wawe nibikunanira uzi wanjye binanire kangahe basubira ku mugabo erega nanjye nagutinya no wese wasubiye ku mugore oya njye umugore niwe ugomba kunsubira ko niwe yantaye so nanjye nsubireyo nawe subireyo nawe wataye umugabo
ese ubizi neza ko nigeze umugore? Ndabizi se sheri wanjye ko aribyo mbona abantu bavuga ngo mfite umugore. Ahubwo we ngo wataye umugore. Ibyo kosa sinshobora kurikora, sinshobora guta umugore. Njye umugore ndamureka akagenda. Ikibazo mbaza, urishimye ubuzima urimo? Njye nyine umugore ntabwo nishimye. Urabona igitanda ndaraho, icyo gitanda cyose kinjiraraho ndi njyenyine. Urumva? Ubwo umugore gute nshobora kwemera kubaho njyenyine ndera mu gitanda gutya? Nyine ariko igihe utaramubona ugitegereje nta kibazo. Ntabwo nishimye. Nukuri. Kubera iki washaka ko mubwira ko nishimye? Yeah. Why? Kubera iki? Nyine nuko nifuza ko wishimye. Ngwino nishimye, ngwino usange. Mana yanjye. Akoze ko nigeze guteta cya Nyabitanga. Mati, what? Cyangwa nigeze kugitereta ariko nsanga ari kiri aho ngaho ni igiporoporo mu mutwe kiriruka. Ndakireka. Ufite abagore benshi, ufite abagore benshi kitakigenda. Okay, ariko ibyo bifite impamvu ubwo nyine yari abizi. Oya, Nyabitanga icyo gihe nyine Nyabitanga yari umwana, like okay, urabona abakobwa bakura vuba. I know. So rero Nyabitanga ubungubu nyuma y'imyaka 3 umukobwa wakuze cyane, washize imyaka 3. Nahuye nacyo kirambona kirayagara, ngira ngo kiba icyo cyashakaga kunjyanaho girife y'ubusitari. Njyewe nyibonye ari ukuntu giseka neza, njyewe mbona giseka neza ngo atatoreka gitereta. Mpita gitereta gitangira kwiriza ngo no ufite abagore benshi, cyangwa byeri imwe kiriruka. Nese umubwira ngo nta bufite. Ayo mubwire gajya abantu ntabwo bajya bemera ko nta mugore ngira. Ntabwo babyemera. Umugore no yavugaga abagore nyabagore cyangwa girlfriends. Ko abakobwa benshi, mfite abakobwa benshi bafite like abantu bajya bambona ko ndi indaya, mfite abakobwa benshi nyana n'abakobwa benshi kandi si byo. Yega naragowe njyewe ubonera hano naragowe. Njye sinzi niba ntekereza nabi, ahubwo njyewe umugabo udafite abakobwa benshi niwe tutagira icyo tuvugana. Gute? So none se tuba mu isi ivanze y'abagabo n'abagore, and buri muntu wese deservinga like experience. Kandi wowe byitwa ko waretse umugabo wawe kubera abagore benshi? No, uburyo bw'abagore benshi buratandukanye. Ushobora kuba uziranye n'abakobwa, abakobwa ariko ntabwo bagira abagore bawe. Uziranye n'abakobwa ntabwo bagira abagore bawe. So kuba rero ujya in deep bakaba bakora ibintu bimeze nk'iby'abagore bawe nicyo kibazo, ariko ngiye kubuziranye n'abakobwa icyo si ikibazo. Ese ubundi niyo waba ufite abakobwa benshi kubera icyo utuma mbimenya kandi ndi umugore wawe, kubera icyo abagabo mudacitinga mu ibanga? Probleme nyine nuko muguma mucukumbura. Nese kubera icyo umpa impamvu zo gucukumbura? Ntabwo ngomba no kuguha impamvu zo gucukumbura. No, ntabwo ugomba kumpa impamvu. Niba tubana muri Amerika tukaba tuba urugero muri Maine, genda muri Indiana ucitinge nusoza uzagaruka. Ariko reka nkubaze ntabwo uri muri depression? Na depression ufite? Ese depression ivuga iki? Njye numva ivuga nk'agahinda gakabije.
depression uva mu nta byishimo ufite yego, that's one of the signs. Umuntu ashobora kuvuga ko ashobora kuvuga agahinda, ariko nyine like ntabwo uba ukirya, hari ibintu bimwe uvaho, ushobora gusanga hari ikintu yikice. Nkanjye nigeze kujya muri depression nanywaga inzoga nyinshi, urumva ushobora kunywa ibiyobyabwenge byinshi, ushobora gukunda nka live cyane. urimo urampengekera ibintu urimo urahengeka ibintu nshobora gukora. Ntabwo nanutse, ahubwo ndabyibushye ko hari nk'ifoto mfite yo hambere ndabyibushye. Aho ushobora no kubyibuha uri muri depression. Okay. So ni iki gishaka kwemerera ko rero umuntu atari muri depression? Umuntu uri muri depression usanga kenshi akora ibintu bimuteza imbere. Ari muri depression? Utari muri depression gukora ibintu biguteza imbere, ntabwo wita cyane ku buzima busanzwe. Uba uri umuntu wishimye, uri umuntu utavuga mbese ibintu byose. Nkanjye iyo mbonye ubona ko ntari muri depression. Urumva njyewe iyo mbonye umuntu yambonye ababibona ko umunega yemereye bo araza hano nyine mugatera story n'iki nta depression nta bintu byadaje. Yego se wowe si urebye ko kubona nawe muri depression? Wamba muri depression baba ukuntu muri depression igaruka ngenda nca nigeze gusanga ahantu niba wari wakoze live, niba wari wakoze cyari kuza ari umuriro, yari umuriro bro. Nkavuga uyu ko ntamuzi ko narinzi Kasuku umukobwa avuye. Ndavuga reka niruke ndebe uwo mwana, ndagusanga ndakubona sanga abantu bagutaramye bakuvuze bavuze ibintu byawe. Abantu bamamagaye bambwira mbogo umunyamurenge yamamagara ambwira ngo ntabwo uzi inkuru ziri kuntuza nyine mu biti yo ngiyo, ngo witwa Eva, ngo noneho ngo n'umunyamurenge ngo witwa John, ngo ndacyumva ndavuga ati nansi ibintu by'abanyamurenge bantwayemo byo ni ibintu by'abaki. Uyashange nyine ntekereje uko niyizi n'abantu bakunze baba bakuri hafi, ndibaza abantu bandi hafi ari bo wenda bambonaho iyo mico, ariko ntabwo ndi muri depression. Ntabwo uri muri depression, umeze neza. Meze neza haba mu buryo bw'umutima n'ubw'umubiri. Urababaye cyane kuba warasenye. Okay, urababaye pana kuba cyane, urababaye kuba warasenye. So uburyo okay, reka bisubize nk'igihe bikiba byari bimbabaje. Wakundaga ubugabo mu mugabo wawe cyane bikabije, ukaba noneho warahirinze warakize vuba gutyo. none se ntiyaciye igihe? Rega haciye igihe. Yeshinga n'iki? Abantu nuko babimenye bitinze, ariko byabaye hambere. Haciye umwaka se ntongera amezi 6. Yararenga 8. Ararenga. Ararenga. Si mu kwa 10. Turi mu kwa 10. Ukwezi kuza umwaka uzaba wuzuye. Ariko umwaka urahiriye. Bibaye uko wari mbarabure umuntu azite umugenzi we ndaya. Urumva biba yari umwaka, biba yari ubwo uba gufite nk'ibibazo cyane, wari ufite ibibazo bikaba byaracumuretiza ukibana nawe. Buriya abakobwa bahukana mbere bakiba mu rugo. Abazungu bajya bavuga
Dumba zamura Gasuku mani. Gasuku arahari se? Oya, ntawe ndi kubona. Gasuku ari he? Gasuku napange request Eva muzamini. Urumva? Kandi mwabintu mwe muri aho hasi mutange gift je ntabwo njya hano mudatambuze Eva cyangwa muzime bamwe muri twere. Ntabwo tugiye kugira noze. Mutapinga no gutapinga nje nuko nkora ntabwo nzana mukaza mukandiba ntabwo njya bamuruba nje ntibampuruze ibiboro byabyo ngo mutange gift mwabigo dye. Urumva? Erega Eva nje ntabwo ninginga abafana. Buri muntu rero wese nabonye social media buri muntu wese bamukundira kuvuga ibyo nta muntu wabikwangira ahubwo Godfather najye zana akabatuka bose bakamuha ukaza ukabatuka bose bakagura amabaji abantu bose baba bafite ukuntu bakunda umuntu ariko buriya akenshi ikintu kinanira abantu kuba bahiringa nuko kubera impamvu yateye gutandukana nanone impamvu yabateye gutandukana iyo mubizi neza ko ari ukuri cyangwa icyo kintu cyabiteye cyabagaho kuko n'undi biba byarabaye ukiri mu rugo birabafasha gusobanukirwa no guhiringa vuba. So uri ready kugira ngo uri ready gufata indi relationship 100%. Yeah, 100%. Oh yeah. What you mean, bro? Churi. None se ku buryo naza muri DM ubu ngubu. Ahubwo swa waratinze. Eva njyewe ndi seriye nakoretse igitanda cyanjye kiriho mu kirihose. No, uzi ikintu nge nizerera mu rukundo kandi abantu bose mwisi tudeservinga urukundo. Na ahubwo n'umuntu urara udafite umuntu bari mu rukundo ahubwo aba yibabariza ubusa. Umuntu urara udafite? Umuntu ubaho nyine udafite umuntu umukunda. Twese tudeservinga urukundo ni rwiza. Kandi hano hanze ucika intege gato ya kidogo. Aba hari umuntu uri wita uzamukira aho ngaho. Hano hari uwitwa Kananura yavuze ngo mwabyara umwana mwiza rere. Kandi nongera kujya mu rukundo ndashaka guhita mbyarana n'umuntu tuzaba turi kumwe. Nzigire nka Kadvi. Eva urimo uranseducinga ntabwo narinze kuri mubi gutya. No. Ntabwo narinze kuri mubi gutya. Ariko warabyibushe. Yeah. Ntabwo ugiteye neza nka kera. Mufite ifoto. Shiraho ifoto iri recent nkurebe Eva njyewe mitenza mail. Oh yeah, Urahagana iki? Ugira green card? Yeah. Eva twarangiza nizi byatse naho byarangiye. Aratuma ushukwa cyane mani dum. Ngo ndumva ko atenyonye. Eva, let me give you some twins, man. Let me give you some twins. Kandi bakaritase banga babona batwifurije kubana ndabareba nta muntu uri muri kugamba. Domba ngutereta n'abantu managing. Ninde ubivuze? Nago warebye comment zatambutse. Ngo ndereta n'abantu managing. Ntabwo neta n'abantu managinga. Ariko nshobora kuba nk'umanaginga ukankunda ntanagukunda. Okay. Sibyo ra? No urukundo ntabwo rugira umupaka. Diamond akakanya yimariye Zuki. Ni ufite abantu baba bashaka gufata ibintu sibyo? Ngo babihe isura mbi. Kandi bishobora ko iyo noneho reka nkubwire noneho Eva kubera iki ngiyewe nshobora kuza nka kumanaginga sibyo
nkazajya mfata video nkafata miliyoni 2 ngashyira muri video zawe nkafata audio ngashyira muri nuza miliyoni 3 indirimbo yawe igasohoka ugasanga nabyo ntibitwitse nkafata iyindi ngashyiramo miliyoni warangiza ukaba ufite ubundi boyfriend ugomba kubwira ibyo ugomba gukora no gutegeka no yarangiza akaba nagutwara no mu gitanda ngo manager wawe we ntabwo yemewe ko yari manager wawe ariko manager urimo uramuhombesha sometime n'uwo boyfriend manager guhamagara ngo ngwino tugende hano na manager ukahita uvuga ati no turi mu gitanda twebwe na boyfriend ane abantu bakazana ibi biboro byabo ngo Dumba ngutereta ahubwo se ninde ukwiriye uwo mukobwa undusha nta muntu ukwiriye umukobwa manager kurusha uwo uko ngewe manager mu gihe uwo mukobwa ashobora kunkunda nanjye namukunda mba numva ni nabyo byakora kurusha kuba mu managinga ande nabandi bamuraraho bamusarura abandi thank you abandi bamusarura nabyo birumvikana cyambere harimo urukundo ngewe nzaba best man kananura yabishushanyo agira abafana ndene uzi ko akubye Godfather imara 200 urumva yo ifoto sirihe ndiko narinze ngo wabyibagiye itewe ndi kugenda kuri background igakomeza ikarodinga ikanga gukugira kugenda sinshobora ngo makureba imiterere nayo kubera ndayizeye no mutanga mama nuza ariko wamugane Eva afite aba followers barusha aba Godfather kuba batanu bakamuha gift mwego mukaba muri hano nta kintu yo muratanga muramba bari muhe Eva gift umuntu yabataramishije amasaha ngahe bakunda kwibariza ngo impamvu ngo abagabo barangiza vuba ni yihe mpamvu abagabo barangiza vuba ndabizi warimo nabivuga hano uratangiye Eva wankunze oya kutangiye kugira ikinyabupfura oya bambazaga ngo umugabo arangiza vuba ngo yaba impamvu yo gutandukana nawe umugabo arangiza vuba yaba impamvu yo gutandukana nawe kaje nkubwire mbwira neze niba nanjye bishobora guhura nuko nkunda umugabo urangiza vuba imbere cyane abagore bose ntabwo turi bamwe abagabo hari abagore bakunda abantu barangiza vuba n'abakunda nyine urugendo rurerure Eva ukaba ubizi gute kuri umukobwa umwe ubumenya gute ndi umukobwa umwe ariko ngira inshuti irenze imwe okay sobanura kugiye ntago first of all akenshi ntago nzi icyo cyaba ikibazo cyo gusiga umuntu umugabo unkunda unyubaha ntabwo byaba ikibazo none se aramutse ari umuntu utinda and then wowe ukaba uri umuntu nticyaba ikibazo Belize thank you oya ntabwo cyaba ikibazo kuko twajya tureba niyo mpamvu communication ari ingenzi najya mubwira uko niyumva uko bigenda nawe nyine tukumvikanisha uburyo bwo kubikora aza ko mabwira gwa Eva gift mu kazi hangewe oya bareke bazigura no niba ashobora kugenda inshuro imwe ngenze zitatu abitwara iki Eva urashaka kumbwira ko mu bintu byangiza urugo rwawe ntabwo mwarimo sex mbi oya nuko uburyo bw'uburiri bwo ntabuganiraho ariko icyo nzi nuko nari nishimye wari wishimye mu bintu by'uburiri ntabwo ndi buganire ku by'uburiri nikuvuze oya ndavuze ntabwo nganira ku by'uburiri ariko muri rusange nari nishimye uko ushobora kuganira ku by'uburiri bindi bitari ibyo bindi hari ibindi bibera mu buriri tuganire nko ku bishobora kuba hagati yanjye nawe by'uburiri ibihe bishobora kuba hagati yanjye nawe by'uburiri bishobora kuba you never know
Oh. Bira tubyihorere nanjye bira ntago nabigushiramo abomination ntago batarika tuvuge ibindi by'uburiri ega utangiye kugira ubungu bugize isoni kandi naje hano wana oya ahubwo turaguma mu buriri gukora iki tugenda ahantu ngaho tujye erega nasanze ari byo barakubaza ndaye washishikaye yewe uri burabivuga okay noneho ugaragara nkaho uri umuntu utari mutoya and usa naho uri successful iyo mvuga successful uri healthy urasa neza usa naho nyine uri kubaho ubuzima bwiza so uziranye n'abantu benshi abakobwa benshi kandi beza ni nk'iki gishobora gutuma nyine ubaho muri ubwo buzima budafite umuntu mu bantu ni uwuhe mukobwa utegereje nyine utarabona icyambere na mbere mubwiza ukuri yego cyangwa ni intwike ujya njye ndi kuvugana na Dumba wowe apana Dumba wo kuri Instagram apana Dumba urashaka kuvugana na Budeno urashaka kuvugana na Sebitego urashaka kuvugana na Sebitego yes please okay ndabona nta abantu 200 si benshi kuri njyewe ni nkaho nta bantu bariho akenshi ibintu byanye ntago bikigenda cyane kereka nivuze ibishego ibintu biri aho ntaho kamuze ibishego byinshi nibwo babigira so ibingibi nshobora kubikubwira 200 ntabwo ari ibintu byubaka ni ibintu mbese byubaka so cyangwa biri seriye abantu ni bakunda ibintu biri seriye so nta hantu bijya kujya kuri so impamvu njyewe nshobora kuba ndi single icyambere mfite abana bakuze which means nigeze kubaho n'umugore and then birangora kugira ngo muri icyo gihe mfite abana no muri transition natandukanye n'umugore wanjye kunyaruka kugira ngo ninjire mu zindi relationship so and then one of the reasons nanone ni hari n'ukuntu twajyaga twumvikana nanjye na mama w'abana banjye kumwe nashaka kubana nabo nabyo biri mu bintu byantije njye nakubwira nk'ibintu byantije kubana n'intumwa so mama w'abana banjye abana n'abana mama w'abana banjye abana nabo nanjye mbana nabo ariko tukajya twumvikana muzabanka muri iki gihe kikagera n'abantu urumva njye numvaga ko nzabana nabo numvaga ko nashaka kubana n'abana banjye so kuba ko byagendaga byegera imbere bagenda byegeza imbere ibyo byishe umwanya wanjye kimwe mu bintu byishe umwanya wanjye so ikindi nagiyeho kuri rebound ni ukuvuga ko gushaka uwundi mukobwa mukabana kugira ngo ukire depression ukire akababaro k'uriya so noneho mbigira seriye cyane urumva mbigize seriye cyane nsanga sibyo nashakaga mbivamo aho hose nari ntarabadumba mu nsi urumva so rero ngira relationship yindi niyo relationship yindi nitindamo nyimaramo imyaka 4 umuntu ntamuro like tugera kuri etape yari umukobwa w'imyaka 20 tugera agera hakuze imyaka 24 ashaka ko dukora ubukwe ariko nkatinya kubera nari mvuye
utarahiringa ibintu byose ndimo ndavuga kutse nabwira abahe bantu ngo baze mu bukwe bwanjye urumva nabwira abandi ngo baze ngo nanone ngiye kurongora urumva abantu bose barambonaga ni handi abantu bavuga ati wowe uri umusazi wowe uri muri depression wowe imuza byo abantu nabo babo nta n'umuntu yafata amafaranga ngo agutwerere let's say so byaragaragaraga ntabwo nashoboraga guterura abantu ariko uwo mukobwa twari tumananye igihe bigaragara ko kabisa turakundanye turumvikana ndamukunda arankunda n'igihe ariko iyo myaka ine numva ari ejo bundi nyine navuye muri ibyo biboro right so umukobwa yageze aho hararuha gutegereza aruha gutegereza kandi ari umusilamukazi abasilamukazi barongorwa vuba ikindi ibintu by'ubusitari ibintu by'ubusitari nabyo umuntu agenda birambamo akabimenyera rero mbere byanshyiraga ishati nabishyiraga imbere byari ibintu nyine nubahaga cyane urumva nkashaka kubufiringa nkashaka nyine nkabiharanira sinari bwagira ahantu nyine mbyumva byose like I was like ari ukuntu uba wumva ko hari ibindi utari bwabone hari ibindi ugomba kubona hari ibindi ugomba kumenya hari ibindi ugomba gukora ariko ubu ngubu se hari ikintu ntarakora mu gutwikara hano kuri izi mbuga byose narabikoze imibare narayabarusha imibare nyirusha abantu ku mbuga ibintu byose n'ibiki abantu bose baranzi abantu baranyubaha urumva ubusazi ndabukora bamfashe uko banshaka ndagenda ahantu hose nyine ariko nanone nasigaye numva I'm still a human being hari nk'abantu babura ukuntu ntwika akavuga turiya muntu nta nubwo twahura nawe ku bantu like aratwika cyane nta nubwo wamuvugisha rero abantu bamwe batwika gutyo baribesha bakifata ukundi kuntu bakifata ukundi kuntu like njyewe sikomeze njyewe ndahatwika narayiza nkaza nkaba umuntu usanzwe urumva ndahatwika narayiza nkaza nkaba umuntu usanzwe ukansanga hano na Eva ari ngiye ukubwiye ati nshyiraho cyane urumva so ubwo nyine naje kumenyera ibintu by'ubusitari ubu n'ikintu ishati n'ibi bintu postinga na Instagram yanjye twika ntabwo bimfata ibintu byinshi ngo ntekereze ngo ngo cyane n'ibintu nkoresha telefoni nk'ukuntu umuntu wese arimo arakoresha telefoni nkatwika nshobora kuba ndimo ndaganira n'inshuti zanjye abantu bakabona harahiye kandi ngiye bitantwaye iminota ibiri sinanabyitaho ngenda postinga nkigendera nkuko namwe mureba mukagenda ugasiga hari gushya wagiye ndapostinga nkigendera mwebwe kubera nzi reaction abantu posting kubera narangije kumenya game namenye umuntu ngiye gupostinga ugasanga nyine Dumba wasebeje nkarinda katafata nka point Dumba wasebeje nkarinda ariko nzirinda ninde arabifata gute abantu mba narangije kumenya muri showbiz navuga ati nk'uwaraza kurakara ntabwo nagikora uyu nguyu Linda yizoke Linda ndabizi ko akagatwika gakeneye urumva Linda ndamuzi akagatwika aragakeneye ko zaba hafi showbiz yose mba mvugana nabo urumva uyu nguyu ntabwo bikeneye ubu so iyo ntwite mba ndi safe navuga dareza okay nta kibazo ngende ngo hahiye sasa kugaruka kurebaho nyuma y'iminota let's say nk'amasaha 2 nkasanga koko hahiye ndi mu bintu byanjye abagaragaye ntabwo biyemera ku bantu kubafana urumva so that's one of the things that makes me single. Another thing is like biragoye njyewe Dumba gutereta abakobwa like nkanjye biragoye kugira ngo ngende musange umukobwa mubwire ati ndagukunda n'iki n'aba ngukunze
cause umukobwa uramukunda ugasanga ntiyagukunze warangiza wagumizaho nk'umuhungu usanzwe urumva nk'ibi ngibi ariko aho ngaho ni naho ntandukanyira noneho ubusitani niho buziramo gake wasanga nateta nk'umukobwa usanzwe ugasanga uwo mukobwa arakwanze ariko umuhamagaye nk'inshuro 3 telefoni ni iya Dumba akaza akagenda mu bantu akazajya abereka ati murebe Dumba aba yamuhaye ati Dumba ari kunyirukaho arimo ariyirukaho nagigiye kandi bigaragara then ubikorera umukobwa wa mbere ntabwo wabikorera uwa kabiri ugiye kubikorera uwa gatatu abantu bose barakumenya baba bafite na proof so bikahita bituma ntinya gutereta ubu bikatuma ntinya gutereta bikongera bikansiga simbo bikanya affecting urumva ikindi hakabaho umukobwa iyo anyaprocinze nanone nabyo biri bizarre yumva ko ari amahoro ndabitinya urumva ndabitinya like umukobwa yanyaprocinze amurayika adafata okay uzi urashaka Dumba kandi noneho hari ukuntu ntuje like ndatuje ntabwo uyu Dumba mubona ntabwo ariko meze mu buzima busanzwe ndi umuntu utavuga cyane ndi umuntu utuje ndi umuntu like uvuga gake urumva ntabwo nsaragurika ariko rero abantu bambona imagine nk'ukuntu Dumba bari hano no gutukana ndatukana ku mbuga ariko biragoye kugira ngo uzanyumve ngiye mu buzima busanzwe uzanyumve mvuga ijambo ribi ntabwo bijya bivuga so that leaves me umukobwa aza kuntereta niyo nakwemera nkamuha umwanya ugasanga si wa muntu washakaga like ndi plate ndi boring urumva so ugasanga nabyo ntukibishaka so umuntu ndamufasha mbirwanyiza buri kare iyo utangiye kunyaprocinga uri wenyine so kereka abantu tuzanye ntaramenyekana urumva n'abandi barangije kuba public figure ibyo bishobora gukunda kubera umaze kuba nka public figure aba azi ubuzima bwanjye hari bimwe muba muhuje bimwe tuba duhuje aba ayumva ibyo ndimo birimo birambaho abakera babanzi wundi abakera babanzi neza ubundi urumva so that leaves me single nyine nkomeze gutya ariko which does not mean ko haba hari abantu tuba turimo turavugana n'iki ariko bitari ibintu bya hadashi okay nk'umukobwa mwiza kuri wowe basabye kenshi abantu bazi ko nkunda abakobwa b'ibikara cyane ubundi igikara niyo first preference umukobwa w'igikara ateye neza urumva nanone ashobora kuba w'igikara ari mutoya ariko ateye neza ushobora kuba uri w'igikara uri mutoya uteye neza uri w'igikara uri munini uteye neza nizo preference that's first preference like nizo okay by kurebesha amaso ariko noneho umukobwa wa mbere nyine mbashaka wa mbere umukobwa ugira ubwenge because njyewe ndi umunyabwenge cyane ntekereza n'ibintu bitari normal on the average I think njye niko nibaza koze njye numva abantu buri nyuma natekereza ntabwo baba babyumva kenshi so rero mbanyereye umukobwa w'umunyabwenge nzasobanurira ibintu byanjye akabyumva
uri overthinker. I think a lot. I think beyond. So I need somebody at least ashobora kugenda aho hantu a critical thinking amubwira ikintu ariko hari nk'umukobwa ubwira ikintu akavuga ati ibyo niyo ko bivuye muri Titanic bijyahe ko ndabiye ko turi abantu badusanzwe ibyo uraza kubibwira niko turabigeraho gute. So wowe wumva ko ikintu cyose gishoboka no matter what. Thank you. Njema numva ko ikintu cyose kiragenda umwatatsi ngenda ataka ko. Yeah. Nawe nukomeza. Oh Jesus. Okay. Nukomeza. Banyarwandakazi nyita Cedric recording ndakubona hasi. Mbonye umugore kuri live. No. Yeah, ariko. Yeah, ibintu waciyemo birumvikana kandi njye sinjya mbreminga umuntu ubuzima bwiwe kandi as long as ubona icyo ushaka bibaho ko hari igihe situation cyane ku bantu babaye mu rugo cyangwa babaye mu rukundo cyane hari igihe wibeshya ko ukeneye kuva muri relationship ukumva ko gusimbukira mu yindi ari uwo muti ariko iriya usimbukiyemo ibizakubuza amahoro no kurusha iyo wari ufite bwa mbere. Cedric yazane n'ubundi ugiye kuyakorera sha yazane n'ubundi ugiye kuyakorera arayasubirana. Nk'iki kinyamatiku cya Asia kije hano gutera amatiku Umutoni Asia uramuzi? Umutoni Asia aba hano aba mail sibyo? niko numva aba hano muri Amira asigaye acuruza inyama ateka noza ateka imiceri akazajya yirivura mu ngo z'abantu. Naba ntararyayo. Ndaguha numbers. Nirirwa muri Chinese. Ewerwa muri Chinese Umutoni Asia asigaye ati niwe usigaye uteka ipirawu y'abasilamu ewan uko mubona akazajya anabirivura. Ariko njye nizera ko nago mba numva kuba narindi mu rukundo nkwiye gutegereza like imyaka 2, 3, 4 nawo ngo kugira ngo nongere ngo kugenda mu rukundo. Wowe you just jump into another one. So what am I supposed to do? I want to live a happy life, you know. I want to be happy. So nukurukubana Dumba for real. Biriya bintu akenshi bibari nko kuba uzareba akenshi abantu basa naho mutandukanye ku moving on bamwe muri bo biraborohera. Nyereka ifoto. Yo yifatira nkora. Se kweri wowe koresha background umbwire kiri gukunda. Background erega nanjye meze nkawe shedon. Okay, genda kuri karakantu kari kameze nka kereyo gafite utuntu tw'utunyenyeri 3 2 n'utundi 3. Where? Ku ruhande rw'iburyo rwawe ahantu ushiriramo filter ahantu ushiriramo ibindi bintu. Ahantu ushiriramo filter hari akabox kakandi bagivingisha bakoresha nuza bahesha gift. So ku ruhande ufite iPhone. Ku ruhande rwa nyuma hari akantu kutudomo 3 uri kukabona hasi cyane. No, ntabwo nkabona. Mu buryo bwawe hasi hasi munsi ya comment. Hasi munsi ya comment mu buryo se subu umfatishije telefone. Ya haba akantu kutuntu 3 hari akandi byegeranye kagakereyo gafite utuntu 2 ku ruhande rumwe n'akandi. Ndumva nakado manigani ndebe ko bikora. Mwandaho manigani no I don't see it. So urabona akantu gasharinga live? I think yeah I see it yego. So kuri uwo murongo w'akaboro gasharinga live ntufite utuntu 4? No nje ntabwo buriho. So wukorera hehe? Okay, ngaho shaka ahantu ushiriraho filter uraza gusanga ahantu handitse ngo background. Ahubwo ngira ngo nkanda hano.
noneho nkagenda ino settings, clear display, background player now. It's background music player, feedback remote, background player. Aha, uba avuga aho ngaho bishobora gukora. Niko wowe iyo kiruvamo uhita winjira urundi. No, ntekereza ko biriya ni nko kuba umubosi umwe yakwirukana ngo ugahita wicara mu rugo ngo umubosi yarambabaje. No. Ni nko kuba kuva mu rukundo rumwe ukanga kwinjira mu rundi rukundo, ni nko kuva ku kazi boss yakwirukanye ugahita wanga ukavuga ngo ura mu boss ngo yambabaje ngo namukoreraga neza. Icyo ni igihombo cyo kuba boss atarabona ko wamukoreraga neza. Wowe tushaka kandi kazi. Of course. That's my girl. What do you mean? Okay. Yeah, nese utegereje iki ko mbizi ko abagabo ari benshi barimo baragushaka? Kandi none ikintu gitangaje, ntago wa muntu uzakuneza aba ari kure, uzakunezeza aba ari kure yanyu. Ndimo ndabona abantu barimo barakubita ngo za clacket. Ko n'abantu bakunda ibintu nk'ibi. No, ni ukuri ko Imana abantu bose dukwiye nyine biba bisa naho umuntu uzakunezeza ntabwo aba kuri kure. Ntiwabonye umugabo wa Zarise? Yari umufana wa Diamond wo gupfa. Umuntu uzakunezeza ego mana yanjye abari aho ngaho arindiriye just amahirwe matoya. ashobora kuba ari no kuri iyi live. No. I don't know. C'est ça. Really? So no, I'm pretty sure there is a lot of guys in the DM, like not DMs or online waiting. No, niko bahungu, niko igitsina gabo giteye. Niyo babonye uri muri situation bashaka gufatirana amahirwe n'utari ufite gahunda. N'utari ufite gahunda. Bamwe muri bo bashaka kugukoresha ibyiza, abandi muri bo bashaka kugukoresha ibi. Nese, how are you gonna know? How are you gonna know the right person? Ko ubizi ko ari ukiri murashaka n'akazi. No, umuntu wanyawe uramumenye. Njyewe icy'ingenzi ni uko utuma umutima wanjye wiyumva. Iyo njye ntago ndindira ngo umpe ibya mirenge. Iyo unejeje umutima wanjye, that's it. Bisaba iki umuntu anezeza gute umutima wawe? Bisaba iki? Njyewe bisaba kumpa umwanya. Ngenda umuntu mukuru mu rukundo cyane, ndasobanukiwe ndatekereza cyane ku rwego akamuvu kamwe gashobora gutuma dukomezanya cyangwa dutandukana. Ndatekereza ku buryo muvu umwe yadukomeza cyangwa ikadusenya. Eva ko numva uri murantereta. No. No, ari nayo mpamvu dushobora kuba tubana nkahita mbona ko iyo marriage idashoboka ikarangira kare. Ufite imyaka ingahe? No, ntago nabivuga ariko burasuze ngo gutekereza bituruka ku myaka.
imyaka iplayinga somewhat aka kanyara ntabwo ushobora kuba umwana w'imyaka 10 mutekereze n'umukobwa. Okay bye. Ntago ndi muri tari, sindi hafi kugira tari, ariko nyine so ntago ndi umwana. Ntabwo uri hafi kugira tari, uri muri mid, uri muri early mid. No, ndaho ngaho gusa. That's it. So ariko nkubwire ikintu ngiye gishobora kunyageza kurushaho, ndatekereza cyane nkiruka nkagira ukankorera ikintu nkahita nsimbuka nkavuga se habaho mu myaka 5 ndi kumwe n'uyu muntu mu myaka 10. So iyo nahabonye Nese reka nkubaze ibintu wagiye kuri social media kugira ibintu byawe, like don't you think it was wrong? No, it was not wrong. Kubera iki? First of all, nago kuba nge icy'ingenzi ku bandi bantu. Ya social media hari ukuntu abantu bashaka kubaho, hari n'uburiwe, hari n'uko ushaka ko abantu b'ingenzi mu buzima bwawe bakubona. Ku buryo niba wahisemo gutandukana n'umugabo kuko utagenda ukamureka ntugende kubivuga kandi ntabwo ngiye hari ahantu nagiye kubivuga nahagurutse ngo ngende ngiye kubivuga. Ese byagenze gute wamuganisha kuba nimo ndavuga ibintu ntazi neza? Ya hariya nta hantu ikintu navuga nivugiye ku bubasha bwanjye ni live nagiranye na Godfather. Yo bwanjye personally ntabwo ngenda ngo mvuge umuntu muri ubu buryo, nta n'ahantu njya muvuga nabi sindikunda. Byagenze gute kugira ngo uvuge? Kubera nanjye ndumva nari ntangiye kugukunda, ariko ndimo ndasubiza ubwenge nyuma ati no mukobwa ni mukunda yaniza nanjye akankora ibi akanshira hanze. Aya buriya se ni nabyo wavuze ngo hari uko abantu bagufata, hari n'uwuri behind the camera, uri umuntu utuje nyuma ya kamera. Buri muntu wese agira ukundi kuntu ateye. Hari abantu bababara bakavuga, hari n'abababara bagaceceka. Ntabwo abantu twese duhandoringa ibintu kimwe. You take me through ukuntu waje kubivuga, ukuntu watangiye. Oya njye nta n'ikintu navuzeho, nta kintu navuzeho mvuge ikintu kibi ku buryo bumwe cyangwa ubundi. Ahantu nasanze uvuga ati ukaryamana n'inshuti zanjye ahunga. Urabona kura kuntu ibintu biba social media ikakwataka, ukagira ukuntu uvugana n'umuntu mukarakaranya, rero ugashiduka conversation ku ruhande rumwe yagiye hanze atari wowe wayishize. Mfite YouTube yanjye, mfite ubushobozi bwakora ikiganiro uko abantu nshaka ko bankoraho, nje nka ninjiza ntaciye ku ruhande. So iyo harimo ibintu nk'ibi ngibi kimwe, habaho gupanika, habaho kuvuga umwe agacara akavuga undi agacara akavuga. So bara kuri recording uganiye? No, yari audio yatanzwe birangira kuri kuko iya kuko naguhereza audio ya ariko birakurakaza live. Oya naje live hanyuma, ariko nta nubwo nyine twavuzeho ku bintu nk'ibi. Aho ngaho urumva ko urumva ko wari uvuze ko uri umukobwa w'ubwenge bya hatari, uza thinking deep. Ako ngako ko gashobora kugukuramo like ku bantu. Okay, I understand. Yeah. Kubera njyewe I deal with social media, but we are looking at somebody that atajaza kuri social media at all. Njye rero iyo ngiye gukunda ntabwo nshyiraho banze. I don't mind ibyo ukora byose, as long as uzanchoosing, that's all matter. As long as uzanchoosing ukavuga so you my girl, dufite ubu buzima njye nawe nita ku cyo tugiye gutangirana, ibyawe byahahise nta kintu na kimwe bimbwira. N'ubu njye ndi kumwe nawe dumba kuri social media nta kintu ambwira.
Dumba wa posting ibintu, Dumba wavuganywe n'abahanzi be, Dumba wimariya kimariya, uwo Dumba ntacyo ambwira. Ndashaka Dumba w'uyu munsi duhuye mpera aho ngaho. Uramufite ariko urarwana n'iki? Yeah, I'm just saying. So, social media rimwe na rimwe tugaragaza ukuntu twishimye. Ariko abantu bajya bavuga ngo Dumba wowe ngure guriya ni wowe uri murabivuga. Ukabona biragiye barapinze kuntu. So wowe Dumba hari niko ngiye ntekereza. Umuntu akwigaragazaho bitewe n'uko utekereza. Niba je Eva nta business mpanga nawe, niba nta hazaza wifuza ko nge nawe, nta kintu nyine tuvugana. Nta mpamvu ngomba kumenya kuri Dumba w'umunyabwenge, nta mpamvu ubwenge bwawe nta nubwo mbudizavinga. Hari abantu bakwiye ubwenge bwa Dumba, hari abantu bakwiye inama za nyazo. So abantu rero bo kuri social media ntago ariko bose bakwiye ngo bakubone nk'umunyabwenge. Ntago babidizavinga. Ntago badeservinga kubona ubwenge bwawe, right? Yes. Clapping. Thank you. So uko abantu bose bagufata, it doesn't matter. Abanyabo kuri wowe bazuri. Eva subiye mu mwanya wawe. Usubiye mu mwanya wawe ngo wow, urumva? Nase Eva ko mbona udakwiriye undi mugabo. Undi mugabo yaba ari haso ya danje. No. Nje nubwo iyo ntari mu rukundo mba nzi ubwenge. Ariko ndi mu rukundo. Bita bijara batara ntuza aho bigenda. Ndi kimariyo ndi mu rukundo mana. Nase before you got married wari warakundanye n'abahungu bangahe wakwita inkundi? Bari nka babiri. Yeah, bari babiri. So to your marriage you've been in 3 like serious relationships? No, it was not serious. Nari ndi ku ishuri, bwari ubuzima nyine z'aba boyfriend bo ku ishuri. Like navuye ku ishuri nibwo nahise mpura n'uramutipe. So abo ngabo bose abo babiri barabo muri high school. I see why it's easier for you to get kumva ko it's okay, you can get in another relationship right away. Oh Jesus, uoni njewe, I swear. Yo bro, tubaho ikintu nizera tubaho ishuri ye. Ntaindi zaga. You have to remember ushobora kuba uri kuri rebound urabyumva? Yes, ndabyumva ariko I deserve iyo next experience nzaba ubwo Imana iza dunizera Imana cyane, nizera ko ikintu cyose ducamo ari Imana. Because rebound ukoreramo amakosa, like I explained. Rebound ushobora kubyariramo umwana, yet you don't love the guy. No, ntabwo njya mba mu rukundo ntakunda umuntu, trust me. Ngenda do icyo numva aha. Hey, ni umutima wanjye umbwira ngo ni Dumba uyu munsi. Let's go. Abantu benshi twagiye tubura umugisha kubera gushaka gutekereza cyane, ukavuga ngo maybe ngo is not the right person, maybe nta gihe na kimwe. Ibyo wacamo byose niyo wakwimariya inshuro igihumbi. Iyo ufite umuntu w'isezerano Imana iramuguha, Imana iraza ikamukugezaho. Eva ko icyo ushaka kuncarenginga no munsi kubundi njyewe batajya kuncarenginga. No, umva none se
Okay, urakurikirana social media cyane. Urareba ukuntu bamwe mu bahanzi bajya bahura n'abagore babo bakarinda basazana. Bagahura, it's about like icyo ushaka, iyo wahuye n'umuntu ushaka nawe agushaka, no matter what. Ariko uziko cyane cyane abaraperi kandi aribyo birara cyane. Reba urugero naguhereza, Dumba, abagore akenshi umugore icyo iyo wamunyuze umutima aka kanya Beyonce ni umwe muntu usazi, ni umwe mu bastari basazanye n'umustari kandi abantu babona ko he's ugly, ariko barasazanye. Kandi Beyonce ari actually like a miss. Oh Jesus, she's everything. Umuntu wawe uko byagenda kose, rero ntituzigere duhagarara gushaka abantu bacu. Nase ubonye umugabo akazajya we agufata nabi yitwaza imbuga, uri umuntu wo ku mbuga. Nagubwiye ngo ntekereza cyane kuko akantu gato gatuma dukomezanya cyangwa kagatuma tugenda, kuko nge respect kuri nge iza mbere y'ibindi byose. Ndakunda kugera igihe ntagikunda. Ukunda kugera igihe utagikunda? Kugera igihe nyine umpereza impamvu zo kutagukunda. Ibintu byo kuguca inyuma urabitekerezaho iki? Kunca inyuma ni amahitamo uba wafashe. Kunca inyuma simbifata nk'ikosa, simbifata nk'ikindi. First of all, niba aho kugira ngo ariko uburi rede kuguhindura kwa Justin. I love you, you're my man, you know. hariko ikintu nize cya mbere ntashobora gusubira, miscommunication. Ikintu kutamenya neza ikintu nyine ukagisiga aho ngaho gihagaze kubera kumva ngo umugabo navuga ngo urugero nshaka uyu munsi zibiri, wo kumva ngo nawe ngwita nabaye nta kibazo, we yavuze nyine umuntu nyine ukumva. First of all, banza umenye icyo umuntu ashaka, ugira icyo umugenera ugendeye ku byo ashaka. So nibinanira uzabona wenda nzakubwira ati ngewe n'inshuro 5 ku munsi sinazishobora, ariko mugabo mwiza ndagukunda n'ubugingo bwanjye, nzabasha 3 kandi nzazikora unezere. Gute se wanyanga? Sha iyo namenyereye bamiki batagira ubwenge. Nago cheating na mahitamo sheri wanjye. Umuntu first of all mfata ko cheating ari ingeso yawe cyangwa ikibazo ari ngewe, niba ari byo bibiri. Ingeso yawe udashaka kureka cyangwa ngiye nkaba ntagukorera sex nk'uko bikeneye, kuko nyigukorera nk'uko ukeneye ndibaza nta kindi kintu wajya kureba. Niba uzi ko utakeneye ni ikosa ryawe, ntiwambwiye icyo nangije ngo ngikosore, kuko Bibiliya nese ko Bibiliya iravuga iki? Bibiliya iravuga ngo bindaya y'umugabo wawe, so I don't mind. Ngoba Bibiliya iravuga ngo bindaya y'umugabo wawe. Numvise nuza niwe yavuze fofo dance.
Irene yamubwiye ngo Bibiliya iratubwira ngo imibiri yacu ngo ni urusengero rw'Imana. Noneho Fofo baramubwira ngo Fofo kubera iki wigurisha ngo kandi Bibiliya ivuga ngo imibiri yacu ngo ni urusengero rw'Imana. Ajya afatira amubwira ngo mwaretse abantu bakingira isengero. none mwaretse abantu bakingira isengero bagasenga, none babaretse sibyo? Ese mbwira ubu se, do you think like do you want like a wedding again? Because that's selfish. Nukuba selfish. A wedding mu myaka 3 wedding again. no ntabwo nyine nigeze nkora wedding, nagiye mu murenge byonyine. But icy'ingenzi ngiye ntabwo nizerera muri wedding, nizerera wowe icyo untekerezaho, icyo amarangamutima ufite, icyo umutima wawe untekerezaho. Wedding ntabwo ibintu bihenze bigira ikintu bikemura. Ningira n'ikibazo nawe, wedding ntabwo ari izaza kunkemurira. Icyambere nuko nge nawe tubanye, nuko nge nawe twumvikana, nuko nge nawe duhuza, n'urukundo dufitanye n'iterambere twifuza kugera. So igihe twumva ko biri ngombwa ku mpande zombi, iyo wedding yawe